cy'imyaka hafi 25. Hanyuma rero hari ikintu cyabuze muri uyu muryango gikomeye. Ushakana abantu barushaga imyaka bibaho, ariko hari ikintu kiba gikwiye kubaho, icyo twita harmonization, guhuza ubuzima nk'umugore n'umugabo. Bo ntabwo byabaye. Isaka yari umuntu mukuru uri hariya, Rebeka ari umudamu ariko w'umwana uri hariya. Nimusoma Bibiliya bigeze basangira injugu, nta buyoga, nta gukina baro, nta kwegeranya ubuzima. Alo? Oui. Bamara imyaka 20 batarabyara, nubwo ntabwo bahutse. Barahuritse. Bamara imyaka 20 batarabyara. Kuko abana bababyaye Isaka yujuje imyaka 60. Barariwe, umugore w'abarukwe, umugabo w'abarukwe. Ntabwo n'ikinyejana turimo, wenda abantu bashobora no kubyumva, kubera n'ibintu abantu bagiye biga n'ibintu bagiye basobanukirwa. Ariko kera mu muco wa kera kutabyara yari sakirego yawe. Hanyuma bamara iyo myaka babaye. Icya kane cyabaye muri umuryango cy'icyuho gikomeye. Ndebe hano babwire n'itozi. Umugabo yashaje mbere, umugore akiri imbere cye. Umugabo yarashaje aranahuma, umugore akiri mutoya. Uvuga ngo mbega ingorane. Ibi rero byazanye iki hafi gusoza, ntabwo utinde. Byazanye ikintu kibi cyaho ibyo Rebeka yaburiye mu mugabo kubera ko amuruta cyane, kubera ibibazo n'ingorane abishakira mu bana. Hama ibyo Isaka yaburiye ku mugore kuko ari umwana, nawe ahengamira ku mwana. Umwe ahengamira ku mwana wari uteye nawe, Rebeka ahengamira ku mwana witwa Yakobo. Hanyuma Isaka ahengamira ku mwana wahubukaga, wari ufite imbaraga, wari umuhigi, wari umeze nkawe witwa Esawu. Muvuge ngo kabakarabaye. Kabakarabaye. Imana yari yaravuze ko gatoya azaruta gakuru. Irivuga bose bumva, ariko kubera uruvangitirane, reka nayo kubisobanura kimwe ku kindi, biri mu muryango bituma habaho guhengama. Isaka agiye kuraga, mwibuka ko yari yarahumye, yarashaje, umugore akiri imbere cye. Aravuga ngo ndashaka kukuraga Esawu, ariko abivuga mama we yabyumvise. Mama we yahengamiye ku mwana na papa yahengamiye ku wundi mwana. Hanyuma mama we aramubwira ngo twabikora dute kugira ngo twamugisha, reka tuwuriganye icyaha cyakiri. Mundebe hano, si uko Imana itari kuzamukugisha Yakobo yari kumuha, ariko rinaciye mu ki? Mu buriganya. Ibyo bibazo byo mu muryango, izo ngorane nababwiye zatumye umwana w'umugisha ariko abona mu buriganya. Hanyuma sabotaje bavuye gushaka inyama se yashakaga, asanga umugisha bawujyanye, ariko asamubwira ibintu bibiri. Aramubwira ngo kugira ngo uzabe ubugome n'inkota. Agize ukuntu yabivanze, agize n'uburyo abwiye ngo ubugome n'inkota bizatuma wikiza nira. Nira ni iki? Nira ni icyuma bashyira mu ijosi ry'indogobe cyangwa inka zihinga kugira ngo bayikoreshe uburetwa uko bashaka. Niyo kugira ngo uburetwa muri umuntu wabushizeho kubera ko akuriganyije, uzakoresha ibintu bibiri: ubugome, uzamwanga, ntuzamukure. Ariko nubona uburyo bw'inkota umukara. Ngiye gusoza. Mukeneye amaboko abana? Yego. Tugomba kubanza kwiga impamvu byavuye ubundi. Utazi impamvu zaturutse, ntiwamenya n'uburyo wifuza. Haleluya. Amen. Torero ry'Imana, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma rero cyabaye, habahinjiye ibintu bine mu buzima, ndavuga mu bitatu mu buzima bwa Yakobo. Icya mbere, imibanire na mukuru we yagiraga umwe ukundi. Ibirasenze. Niba hari ikintu kibabaza, ni ukugira umuvandimwe, ukagira umuntu muvukana mu maraso udashobora kumuhobera. Yica uturemangingo mu miliyoni mu mubiri. Turavuga. Niba hari ikintu tugira muri Afurika kibi, ni ukubaho muri famiye udashobora guhura na mukuru wawe na so wanyu muhobera. Hari uturemangingo mu miliyoni dupfa. Hari umbwiye ngo ni miliyoni n'igice. Ni ukuri hari uturemangingo mu miliyoni dupfa. Niba hari ikintu
kiryoha ni amaraso ku yandi. Amen. Iyo uhoberanye n'umukuru wawe mukumburanye akakuha shokora akakubwira ngo waaa. Mfite marume aratanga cyane. Najyaga njya kumusura nkiga akangurira indobo ya samusa yuzuye. Alizi ko ntamwima. Ariko ibyo bintu byamaze n'iki? Byatumye muri yewe habamo ubuzima bukururuka cyangwa burenduka bwo gutanga. Nanjye numva natanga. Iyo mbonye umuntu afite inzara numva namuha akarya nkamuha indobo yose akarya agahaha. N'uyu munsi iyo duhuye turahoberana turekurana biratugora. Ahambira tushaka itesha meze neza. Mu rugo bameze neza. Ahita numva hari uturemangingo mu miliyoni tuvutse mu mubiri. Amakimbirane abariki. Jambo rya kabiri wowe uranyumva? Yego. Abayinjiye mu gihe cyo guhunga abahindutse munsi. Gatatu yinjira mu buribwe bw'imyaka 20. Abana na sebukwe ufite ubuhahara. Mu Kinyarwanda hari umuntu bita gutsirika imbwa zigahura. Ni umuntu wimana n'ibijumba byagaze. Uko sebukwe yarateye. Abasore muri hano n'abakobwa muri hano n'abasengeri mu izina rya Yesu. Imana ni yubakira ingo izabahe basokwe n'abanyokobukwe baterwa gutsirika imbwa zigahura. Izabaho umuntu w'ubuzima ku buryo wumva kabisa. Iyo atanga ubuhamya bashobora barabisomye ni amagambo yo kuvuga twese tuzi. Aravuga ngo inzara yaranyicaga yagiraga amerwe azibaho. Ni nko kuba muri busheri ukagira amerwe. Yabaga mu ntama, aba mu ihene, aba mu ngamiya, aba mu ndogobe, ariko adashobora gufatamo n'akamwe. Afite sobukwe w'umunyamuhanga. Iyo hagiraga ipfa yagomba kwikorera ikiriba. Inyamaswa ntabwo murabizi ko batayita intumbi. Yagomba kwikorera ikiriba cyangwa intumbi kugira ngo ubyuke. Akayijyanira sebukwe yarangiza akayimwandikaho. Kabati n'umwe yapfuye nayibonye ariko nzayibuka. Uburibwe bw'imyaka 20. Hanyuma hari ikindi cyamubaga. Ku manywa ibitotsi byaramuturukaga. Nijoro imbeho y'ishyamba ikamwica. Ngo sebukwe yaragambiriye ngo nzamusezerera amara amasari ntacyo afite. Amuriganya ibihembo by'icumi. Umunsi umwe Imana yasi. Si Imana ye. Ndaje ngere ku maboko. Umunsi umwe si Imana ye. Imana yasi. Yaramwambye sinagiye hangana. Buriya bintu nkunda iyo ngewe ndi gusenga sinjya nishimira umuntu wazanye gusenga. Kuko umuntu uri gusinzira ashobora kuba afite se na sekuru bavuganye n'Imana. Kandi Imana ikora amatransferi y'amasezerano. We nubwo atasenga afite amasezerano agipakiye Imana yamwiye igikoresheje bene wabo. Yo wimenya ma. Yo wimenya evo. Sinamenya uko. Kandi mu badive sinamenya ibya. Evo sinamenya ibyo wanyu mu badive. Abantu bakunda kubona abantu benshi basubona kuvuga ariko ndaganira. Iyo yicaranye n'abari abasaza nditonda cyane. Muzi impamvu? Ni ukugira ngo Imana nibona gushobora aho yamukohereza ikabona yarakuze. Kuko Imana ntiyakora amakosa yo gushajishiriza umuntu ahantu ajya kurwana n'ubuzima butanye. Ariko kore ko nicaye iruhande rwe Imana ashobora kuba arangara. Imana itukura transfer igatera ijambo ari hafi. Kandi ariko kubana. Kuromeka warabwenge. Arabwenge. Murabufite. Niyo mpamvu niba hakurikishwaho ni ugukorera umurimo w'Imana mu bantu bakuru b'umwana. Iyo wifashe neza ugabana n'ibyo utari ukwiye kubwira abantu bakuru kubera imyaka yawe. Niyo mpamvu iyo uhuye n'umwana wigira nabi haba muri korali haba mu biki haba mu ivugabutumwa ndababa kubera ko abahomba akazi cyane. Ujya witonda wirimishe neza witonde ukiranuke ubeho umuntu wera ure kuzayagwa. Ubari Imana atangiye gukora transfer. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen! Maisha situyo. Ana mama
ndanezerwa abana nabyariye muri Kristo Yesu Imana yavuganye nabo bataravuga. Ubu ngubu rero niyo mpamvu abana turi kubyara kuba ni abana bagore bose nayo sibyo ntabwo bazaba bafite amatiku mu gihe cyo kurabya kuko nta buhamya bw'ibijumba bigaze, nta buhamya bw'ibitoki, nta buhamya bw'intashi, nta buhamya bwo kuryama ku buriri bw'intuza. Wewe ahita akubwira ati papa ejo tuzaniye sambusa itarimo amagi uyu munsi ndashakamo amagi. Urumva batazavuga Imana neza, iyo generasiyo izavuga Imana neza kuko ntabwo bazajya bakorera azajya aririmba tuzaririmba kandi bazaba baririmba neza kuko babigisha kuvuga neza. Ntabwo ari nawe uririmba ntange n'ikirwanda bamwe mwari ibifuzo abandi n'ubwo bihisha ufite ubuhamya bamwe mwari imatesi abandi barekera aho ngaho kubera ko hano nzahagaruka ndacyafite igihe cyo kubwiza. Abandi mwarabaye lesake vokali zirangirika ariko bari abana amata mu gitondo kwishuri babaha imigati azayatashe yahaze kuko bazavuga Imana neza. Nta yandi matiku yo kwagicara cyinshi babwizo n'izaba zikigeze Imana amashimwe bagahita biza icyubahiro. Urumva hari matiku urumva ari gukwera ni icyawe gukomera bagahita bavuga mu cyongereza bless your name Lord. Hallelujah. Oh Jesus, akabarariza. Naho bakubwiye barabwenge ndaka. Ntukare korali nta musore. Inuma shikusa. Nashimye ko baka generation. Uyu mugabo arakuritika Imana yaseka kunazo. Mundebe hano. Dawidi yabwiye Salomo aramubwira ngo Salomo mwana wanjye umenye Imana yasa ushobora kubitubwira. Hari ukuntu umushumba yayobora iwacu inagera mwigana none musaba kose ubivuga. Hari ukuntu yagiye atanga amatangazo umva noneho yarangiza ukabona yafashijwe ari kugenda arira kugira ngo umuntu afashwe akareko mugari wawe birari mu byo wowe mutu umugari muri Yesu akomeze iki umugenda Yesu musirikare no musenge ko wagira ngo ucunga abajura y'abashumba muri Kristo Yesu bakumeneka ukaryoha ukumva Imana ukumva ibihe ukumva ubuzima. Amen. Amen. Kugira ngo abantu bongere bumve ubuzima muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona atari. Ndabona abantu bari bameze nk'indaka. Baba bari hari. Ndashaka bacarenje ndimo nabibwira ko ejo nari wacu ndimo nabibwira n'abakristo bose. Nubaho muri iyi generation ufite umubano ungana n'ufite. Ntubwire Imana ndikurame siyo gahunda turimo. Yego. Ubwire Imana ikurame gukiza umubabaro. Uzajya uhora wijimye nk'abaririmba muri korali mufite ingorane. Babana baje ku rusengero ku cyumweru ababyeyi baba babwiye gucungana n'abantu bareba nabi bazatekereza ko ari we murozi reka muri Kristo Yesu umunezero ugucika mu bikatu imigozi agacika mu bikazakarande agacika mu bikuribwe agacika mu bikumubaro agacika mu bikumimba abantu bakanezerwa kandi tukanezerwa Amen. 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 Kandi imodoka tugenda tumutware tumuherekeze nawe ari neza. Urahita umbwira tuzagendamo yawe. Hagira ikibazo rero ari naho ugiye gusoza. Ikibazo cya mbere yagize inyuma havuye mu buribwe bwa sekuka ariko imbere hajya hari ubugome n'inkota. Ariko uyu muhungu nta mukunzi nubwo yariganyije umugisha kubera ikibazo cy'umuryango yavukiyemo ni n'umunyabwenge ngo azabura umuryango
yarabizi neza yuko batakunda icyifuzo agiye gusenga. Birumwegereye ngo twahuye dukuze. Basanye ko umugore amubwira ati twahuye dukuze. Hari ibintu utamubwira ngo abyumve, yagira ngo kwigirisha no kwisetsa. Hari ibintu bisaba gukoraho wenyine. Erega iyo tuho ntabwo iyo miruho ari yagushakira. Muri iyi minsi ntabwo dukunze kuvangavanga abantu, ariko umwuka wera wabiganije. Ariko umuntu afata ubuzima bw'iwabo akabuzana mu rugo, none ugasanga ari guhaho umugabo uri kuramuhaho yigeze abigira vuba. Andekera aho ngaho ugana Imana imurisha kandi narekera mu muhungu ntabwo neza afashe umujinya w'iwanyu, fata amahane y'iwanyu n'umusaruro w'iwanyu, uzanira umwana uri aho ngaho ukikije utazi ibintu uri kandi n'umurenganya. Ndimo ari indwara y'urusengero ngo zigire n'izina rya Yesu. Hano abadamu bahari, usanga umudamu ahora agiye kurwaye ubwoba, wowe waje muri hopitali ntabwo uri hopitali. Erega murava hano mukize mu izina rya Yesu. Umuzima muri kubikora ibyo byose kugira ngo mwimenye, umenye ko ukeneye amaboko agira ngo akurangara nawe. Iri joro birara bikozwe mu izina rya Yesu. Amen. Birara bikozwe. Urwagize ngo hopitali uriya mugabo sawa inyuma ahava hari sebukwe n'uburibwe, imbere hajya hari gukurwa n'inkota n'umugore. Umuhungu ari inama niho nsoreje ajya gushaka Imana ya se, kandi nakunze uburyo Yesu yabwiyeretse ariwe marayika w'Imana. Yabwiyeretse neza ku buryo yakemuye ikibazo cye agihera mu mizi, ahava ajya kubaka igicaniro cyitwa Ehero Israheli. Bisobanura ngo Imana si Imana ya data, si Imana ya sogokuru, yabaye Imana yanjye. Ntizongera kuvugana nanjye nka fotokopi, izajya ivugana nanjye nka orijinali. Ndanezerewe jambo. Dore uko byagenze rero, amaboko yagiye kumwoyo baramufasha. Kubera kubaho ubuzima muri insekirite, umutekano muke, kubaharanira, kubaho yikanga ibisimba, kubaho yikanga sebukwe no kumutuka n'uburibwe, atangira kurwana nayo. Kandi yaramuzaniye serivisi yo kugira neza. Guhamara abantu kurwana n'Imana kubera insekirite babaho. Ntabwo mwagoye. Ukumva Imana ndakubize uri muraniga amaboko aguze. Imana igukize insekirite, igukize kubaho ubuzima bw'ama emotion ariko arwaye, kumva udatuje, kumva udatekana, uhora buri munsi wumva waba urwaye. Hari abantu barwana n'umugoma akarwana no mu buzima bwa Kristo akarwana ugasanga ni indwara. Mbabwire icyabaye, amaboko yaramucakiye. Urabona yaraje kugira ngo kumuramira ngo amuvane muri ubwo buzima, nawe arayacakiye n'indi hasi. Kuko n'ibibazo ku Yesu kuko ijoro atazaba ati ushobora bivuze na iki kibazo bizakibona. Wiyumva gute yakuba gukubita hasi kandi ushobora uri ku rwego, ariko uvuge ijoro ryari ryaje. Ijoro ryari ryaje. Ijoro ryaje kugeza kuko wabuhengamye rwose kugeza none turahava ariko tukoze icyo twagombye gukora. Ngo arangije baracirana mu ijuru, babona Yakobo yakomeje kurwana kandi amasaha arimo aragenda, bakora ku mutsi w'inyonga y'itako asigamo ugutuye kugira ngo bamwambure imbaraga, ibyo yifashishaga arwana bikurweho, babone uko bareba ikintu gikomeye mu buzima bwe. Hanyuma bamaze kubikora, ariko bamukoze no ku maso aba yamumenye. Yego. Ahita asa n'uwivugisha, ntabwo yashaka kugenda. Ni nko kumupima barebe niba yamenye uwo ari we. Hanyuma aravuga ngo ndekura kuko umusatsi utambitse. Aravuga ati nakumenye. Yego. Simurekura utabaye umugisha, simurekura utandamiye. Haleluya. Amen. Yahereye ku kirere ku Mwami Yesu ntashobora gukemura ibintu byari kibabaza. Ahera kuri identite uriwe, urinde muri Kristo Yesu.
kiza gihereye mu mizi ntaya ku mashami. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. ndaneze ndagushimiye mwami Yesu, Amen. ndagushimiye mwami Yesu. Amen. Kuhera abantu batageze, aho ibigo bitageze, aho umugore atageze, abana batageze, birakemura ikibazo gihereye. Amen. Amen. Yakobo naramukunze, Amen. yafashe bya bintu byose arabikusanya aramubwira ati yitwa Yakobo, nawe tumubwira ngo kuva uyu munsi ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo mwise Isiraheli. Warangije amuha umugisha, amaze gutandukana nawe nibwo abantu yise Penuweli, aravuga ngo ni ukuri nebesheje Imana amaso Sinapfa. ariko singipfuye. Imana ishobora kukuramira ntupe, Imana ishobora kukuramira ntupe. Iki giterane Imana yakuramira ntupe. Yego. Banzaga bafite nani. Haleluya. Amen. Ukeneye amaboko akuramira. Mose unaniwe kandi urugamba rugikomeje, akeneye amaboko akuramira. Mose arananiwe, simbisoje. Mose arananiwe, urugamba ruracyakomeje, abamarayika baracyariho, akeneye amaboko ajyaho. Amuramira. Ntabwo hakiriho Aroni na Huri. Kristo Yesu arabibashije byose. Ndashimira Kristo Yesu wabashije kongera kumufata amaboko akamuramira. Haleluya. Amen. Petero atangiye kurohama mu nyanja kubera ko yakuye amaso kuri Yesu akajya ku miraba yo mu nyanja. Akeneye nde? Arashaka kugira aho Yesu ari. Akeneye Yesu bamuramire nawe amufashe ukuboko, aramuramira kugira ngo humura. Haleluya. Amen. Uwanyuma ukeneye amaboko amuramira, ndashoje gusenge. Ni umuntu ukomeretse cyane ku buryo ubuzima bwe bwatakaje icyerekezo cyo kubaho. Umuntu ukomeretse cyane, umugore ukomeretse cyane, kuba wakwiyahura, kumva ntacyo umaze, kumva uri rojorojo, kumva uri akantu, kumva uri uruntu, kumva warariwe, nta mikino agira, sinjya apfa guseka, indwara zatangiye kugufata, ufite igifu kidafite impamvu, ibiryo urabifite ariko ufite ibifu, watangiye kurwara hypertension, n'amafaranga ubonye wayajyanye kwa muganga. Alo. Batangiye kwihisha abantu no kwebera. Ubu uzabisha bigende gute? Urakomeretse cyane mama, uvuga nabi, urabashingura, abana bakuse mu rwabayanga muri mindset ntabwo bari iwabo, basigaye batuye rwabayanga nibo bajugunye. Umugore waramumenaguye, umwise stupid, niyo yahetse umwana reka stupid. Urakomeretse papa, urabyemera cyangwa ntubyemera? Niba uvuze ubugira hejuru kugira ngo bemere yuko wari umuyobozi. Rero ntegeranye ibintu birakomeye. Guhura n'amaboko akuramira. Mwami Yesu akuramira. Ariko Mwami Yesu akuramira. Amen. Hagaze mu ikorosi ryo guseberamo kandi abantu babuze induru. Barabikumbuye kuko rusebe. Mwami Yesu akuramira. Amen. Abantu barabagaragaza. Umwuka mushya. Uhagaze mu ikorosi ryo guseberamo. Abantu biteguye ko hari ibivugwa kandi babazi imyaka myinshi bayikunda. Ariko Mwami Yesu akuramire ahakuvanye batarabona ibikorwa. Hanyuma yo gutegera ikorosi bazakubonera ku musozi w'amashimwe. Ahantu inda wayitwara ejo bundi wacitse muri geto zambaraye, wari kuvana n'inyarwenge, Imana ari gukirira ni ukugira ngo uvane mu ikorosi yo gusubiramo. Erega wamara kereka wayifata ugahomba. Kandi icyo mubwira abakire, iyo nta kintu kizana bakuvana ku rubuga rwa WhatsApp ko nyuma yo gusangirika wava. Ukeneye amaboko y'uburamire. Abana ufite uko bangana n'umugabo uko ateye utabona amaboko y'uburamire uzakunanira, uzakutwika.
mugabo ari très compliqué aragoye ariyenza kugeza no kuri Marie-Jose kandi ko ntabwo muri Marie-Jose z'abagore ukeneye amaboko akurambira ngo muhe imbaraga zabo muri bo muranyumva turumva bavuga gusenge